Kuki ibihugu byasabwe kwibumbira hamwe mu miryango yo mu turere biherereyemo? United States, European Union, ibihugu byo mu kigobe, ibihugu by'iburasirazuba EAC, umuryango w'ibihugu by'iburengerazuba, umuryango w'ibihugu by'amajyepfo ya Afurika, ibihugu by'Abarabu. Kuki ubona ko abahinzi bakwiriye kujya hamwe, aborozi bakwiriye kujya hamwe, ukumva ngo hari imiryango ya za kaminuza ikaba ihari, abatwara abantu kujya hamwe, ibitaro bigasabwa kujya hamwe? Kuki udakwiriye kubaho nta muryango urimo? No kubera iki? Uhawe ikaze mu isi nshya iyobowe bushya. Kuki amatorero igiprotestanti yasabwe kujya hamwe? Mu Rwanda ni CPR. Kuki amatorero n'amadini bisabwa kujya hamwe? Kuki ibigo by'itangazamakuru bisabwa kujya hamwe? Abayobozi b'amatorero n'amadini kuki ari ngombwa ko bajya hamwe? Ese ibi bintu ni ibiki? Uhawe ikaze mu idini rimwe ku isi yose. Igitondo cyiza, umugoroba mwiza, igicamunsi cyiza, aho uhereye hose bitewe n'igihe urebeyemo iyi video, uko umeze kose. Ndagira ngo rero dutangire. Leta imwe n'idini rimwe birimo kwiyubaka imbere y'amaso yawe. Ikinyamakuru Indianapolis cyanditswe ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 cyanditse ku gushyirwaho kwa leta imwe n'idini rimwe ku isi. Niba ufite uburyo uze kunyarukirayo usome. Itariki 26 z'ukwezi kwa 3 1967, Papa Paul wa kane yashyizemo imbaraga nyinshi, yateye umwete mwinshi yuko habaho leta imwe ku isi. Nyuma ye haza Papa Paul wa mbere, ayobora iminsi 33 aricwa. Inyuma ye haje Papa Paul wa kabiri, cyangwa se Papa Yohana wa kabiri. Itariki 2 z'ukwezi kwa 2004 televiziyo CNN yamwerekanye arimo ahamagarira yuko hakwiye kujyaho leta imwe kugira ngo mbese ubwo haboneke gahunda nziza. Niyo mpamvu ahangaha ntaharenga ubona ko harimo kujyaho ukugenda habaho kwihuza kw'amaleta cyangwa se kw'ibihugu hirya no hino ku isi, nk'uko twatangiye tubibabwira, kugira ngo igihe nikigera, kuko gahunda idakuka ni mu mwaka w'2030 yuko leta imwe igomba kuzaba iriho n'idini rimwe rigomba kuzaba byaragiye mu bikorwa. Noneho icyo gihe Papa yahamagara yuko hakwiye kubaho leta imwe, hakabaho n'idini rimwe ku isi yose. Nyuma ye haza Cardinal Robert Singets, ari we wavuyemo Papa Benoit wa 16, ari we weguye tariki ya 30 z'ukwezi kwa 6 2000. Nawe yabaye mu basabye ko habaho gufasha ONU kugira ngo bashyiremo imbaraga nyinshi zo kugira ngo bategure isi nshyashya, Nouvelle Ordre Mondiale, cyangwa se ukuyoborwa kwa leta gushya mu isi, hashyirwaho leta imwe n'idini rimwe ku isi.
niyo mpamvu ubona yuko amatorero n'amadini bisaba ko bijya hamwe. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza cyane. Itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu, akiri umukaridinali, uyu Papa Benoit wa gatandatu yatangaje avuga ko idini rya Gatolika ishusho ryayo ni mama wabyaye abakobwa ari bo l'Eglise protestante, abaprotestanti. Kuvuga ngo Eglise Catholique ni umubyeyi wabyaye abakobwa ari bo amatorero ya giprotestanti. None nabo bari gusaba kongera kujya hamwe, kandi none ko ngo nyuma yo kongera kwihuza bazongera bihuza n'idini rya Gatolika. Mbese gushyirwa mu ngiro by'ibyo yavuze byagenze gute? Amadini n'amatorero yagiye ajya yiyunga ajya hamwe gute? Amadini y'abarokore cyangwa y'abaprotestanti menshi cyane n'aya gipagani niyo arimo yihuza cyangwa se ajya gukora impuzamatorero zituma bajya kwihuza na Gatolika. Mbese bene data, ibyo muri kubyitegereza mukabireba, birimo bijya mu bikorwa mu maso yawe. Usomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohani igice cya 12 umurongo wa 10 na Matayo ibice 19 umurongo w'10 kugeza 11, Yesu yahanuye avuga ko hari abahawe kuzabimenya. Imana itugirire neza cyane. Ntabwo abantu bose ariko bakitegereza ibintu ngo bimenye. Leta imwe ku isi n'idini rimwe ku isi, ngibyo birageze, birakwegereye, ugiye kuyicaramo. Urusengero cyangwa se idini rya Catholique Orthodox n'urusengero cyangwa itorero rya y'abariteri, itariki 31 z'ukwezi kwa 10 1517 habaye ugutandukana kwayo madini na Vatikani. Imana itugirire neza cyane. Abarorthodox n'idini ry'abaruteri ababiyomoye kuri Vatikani cyangwa se kuri Catholique ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 1517. Nyuma y'imyaka 500, itariki 31 z'ukwezi kwa 10 habayeho kuba amasezerano yo gusubiza ibintu uko byari biri, yo kongera ngo bihuze kugira ngo hubakwe idini rimwe ku isi. Bishyizwemo imbaraga na Papa Francisco. Abo bari bariyomoyeho abarorthodox n'abaruteri ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 2017 barongeye bagirana amasezerano na Vatika yuko bagomba kongera kwihuza. Ubwo bongeye bunga ubumwe kugira ngo muniyanzire yo kubaka idini rimwe. Imunsi turibanda ku idini rimwe cyane. Urusengero rw'Ababatista tariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu byatangaje ko naryo ryiyemeje kwegerana n'andi matorero y'abakristo, ariko akihuza
yishyira hamwe na Vatikani iti abo rizabyara bashyashya bazitwa abakatolike batiste cyangwa se batiste katolike. Amasezerano ahagarariwe na Papa Francisco. Imana idufashe kandi Imana itugereza cyane. Mu by'ukuri amadini n'amatorero ari kugenda yiyomeka agaruka ajya kwiyomeka kuri katolike mu rwego rwo kugira ngo igihe kizagere amatorero n'amadini atakijagaraye, ahubwo yose ari hamwe yarunze ubumwe na katolike, kugira ngo hazabe gutangaza itorero rimwe no gusenga umunsi umwe ku isi. Bamaso, igihe kiregereje. Kwa ngo urusengero cyangwa se itorero rya Pentekote ku isi, nubwo amatorero ya Pentekote agiye ari ahantu hatandukanye, ariko kuvuga ngo amatorero ya Pentekote cyangwa se amadini ya Pentekote uko babivuga kose, ariko ni amatorero riserukiwe cyangwa se rihagarariwe n'urihagarariye witwa Tony Palma i Vatikani, kandi bihagarariwe na Papa Francisco. Hasinywa amasezerano ko biyunze na Katolike Vatikani, ko bakuyeho ibibatandukanya hagati yabo. Imana idufashe, Imana itugire neza cyane. Ibijyanye n'amadini uko yagiye yiyunga agenda aza kandi azwi ku isi, tuzabikomeza ubutaha. Ariko nagira ngo utekereze ibi, iyo wowe ubibona bigenda bityo utekereza iki? Ariko idini rimwe ririmo kubakwa ku isi, ariko mu buryo bwa kitarimeho. Nibona yuko impuzamatorero aho ziri, ntabwo umuntu utayirimo aba yicaye nawe adatekanye. Ntabwo waba mu gihugu kirimo impuzamatorero uri itorero rikora mu gihugu utayirimo, ntibishoboka. Kubera iki? Ni ukugira ngo hazagende hatangwa amategeko bagomba kubahiriza, utabyubahirije bafunga, utabyubahirije barifunga. Rero ibyo biragenda bikorwa gake gake, ariko ni mu rwego rwo gutegura uburyo 2030 igomba kugera idini rimwe riri ku isi ryahicaye. Imana idufashe tugire neza. Tuzakomeza ubutaha tuvuga amatorero yandi uko yagiye yiyunga kuri Katolike na Isilamu, tuzayivugaho. Imana ibafashe, Imana ibagire neza. Shalom, turabakunda. Niba ukunda ibiganiro by'ubwenge tugenda tubungura nk'abagenzi bajya mu ijuru, kugira ngo dufunguke amaso murebe, duhe like. Niba wari utarakora subscribe, kora subscribe, ukore kuri notification hirya akuvuga ngo handitse all, maze ujye ubona ibiganiro byose dushyizeho ako kanya, ubu wa mbere kumenya amakuru yagufasha mu rugendo n'ijambo ry'Imana n'ubuhamya. Shalom, turabakunda cyane. Nari kumwe na Ndayishimiye Alphonse. Imana ibamugisha, murakoze cyane.